Reka dukomeze tubasuhuze cyane mwe mwese mudukurikira muri ahantu hatandukanye haba mu Rwanda cyangwa se diaspora. Ubwo ndavuga muri rusange abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ari nako tunabashimira kwa mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Tumaze iminsi tubagezaho rero ibiganiro bigiye bigisha ibintu bitandukanye, ariko kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu bita ELIMINATI. Abantu bakomeza kugenda bavuga ari benshi ariko bagatanga amakuru acanga abantu. Turaja kumenya ese wabuzi aho ELIMINATI yavuye, kuki imbaraga abayibamo. Ese Jay-Z aba muri ELIMINATI, Donald Trump, Katy Perry na Beyonce aba bose bivugwa ko baba cyangwa bashyigikiye ELIMINATI, umuryango w'ibanga bivugwa ko urimo abantu bakomeye cyane kandi bagenzura abatuye isi. Niba waba utarumvise ijambo ELIMINATI, birashoboka ko waba warabonye ibimenyetso bavuga ko ari ibyayo, mpande eshatu cyangwa se triangle, n'ijisho bita ko ribona byose, riboneka mu noti y'idolari rimwe rya Amerika. Mu mashusho y'indirimbo zimwe na zimwe, imirongo imwe y'abahanzi igaruka kuri ELIMINATI. Kuki abahanzi bakunda gusetsa bavuga ELIMINATI? Umunyamakuru akaba n'umwanditsi bito David Brownwell avuga ko muri make ariho gusetsa. Hari benshi ariko batwarwa kandi bakemera izi nkuru. David Brownwell ati ndibuka igihuha cyakwiriye mu mwaka w'1966 ko Paul McCartney wo mu itsinda rya The Beatles ryari rigezweho cyane icyo gihe yapfuye mu mpanuka y'imodoka atashye, kandi ko yahise asimburwa n'umu DJ wo muri Canada basa neza wahise yiga vuba kuririmba no gucuranga gita nka Paul. David Brownwell avuga ko Paul McCartney ubwo atigeze ahakana icyo gitekerezo, kimwe na McCartney, Jay-Z, Beyonce cyangwa Rihanna n'abandi nabo ngo ntibajya bahakana ibyo bivugwa. ELIMINATI ni umuryango ugenzura isi mu ibanga. ELIMINATI ubundi wari umuryango w'ibanga koko wo muri leta ya Bavaria mu Budage mu kinyejana cya 18. Abugize barwanyaga imigenzo yose, amategeko y'amadini ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Banditse igitabo cy'itegeko ryabo ko intego yabo ari guhagarika ibikorwa byose bibangamiye abantu bakabaho nta kibagenga cyangwa kibagenzura. Ntabwo babigezeho kandi uwo muryango wabo ntaho uhuriye na ELIMINATI ivugwa uyu munsi nk'uko David Brownwell abivuga. Igitekerezo cyayo kiriho ubu nuko hari abemeza ko urugomo, violence n'ituze byose ari bimwe. Bamwe mu babyemeraga batyo n'abitwa Discordian Movement bashinzwe mu mwaka w'1965 mu biro by'ubutegetsi muri leta ya Texas muri Amerika. Greg Hill na Kerry Tunnell, abahungu babiri bigaga muri kaminuza, bakoze inyandiko zo gushinga uwo muryango wabo mu buryo bwemewe. Iyo nyandiko ishimangira ingingo ko urugomo narwo ari ingenzi kimwe n'ituze. Mu mwaka w'1960 n'1970 iyo myumvire yakwirakwiriye mu banyeshuri kuko gukwiza ibihuha n'amakuru atariyo byihutaga iyo ntego, ariko bari abahungu bombi baje kuyihakana.
Bramwell avuga ko aba bahungu bombi biyemeje kwandika igitabo kirimo ibyo bitekerezo byose, bakita igitabo cy'aba ELIMINATI. Bo batekerezaga ko byaba ari ibintu bishimishije gukwirakwiza urugomo n'amakuru y'ibinyoma k'ubushake ku kwitwa ELIMINATI, kandi babigezeho bandika inkuru zinyuranye bagaha ibinyamakuru. Bandikaga inyandiko nyinshi bitiriye abantu batabaho bavuga ko ELIMINATI atari ukuri cyangwa ari ukuri cyangwa hari abayishidikanyaho. Icy'ingenzi kuri bo cyari uko icyo kiganiro kuri ELIMINATI buri wese yagombaga gukomeza kwibaza ikibazo ngo ese koko ELIMINATI iriho. Igitekerezo cyakwiriye hose ku isi. Igitabo banditse kandi cyarimo ibibazo bimwe nka ninde warashe John F. Kennedy. Nubwo ibitekerezo biri mu gitabo cy'abari ibinyoma byivangavanze n'amakuru amwe y'ukuri bituma hari ababyemera byose. Icyo gitabo cyarakunzwe cyane ku buryo cyageze aho gikinwamo amakinamico na sinema. Icyo gitabo n'izindi nyandiko bandikaga byinshi ubu ntibiboneka kuri internet, ariko ibihuha kuri ELIMINATI byakomeje gukwirakwira uko abantu babiganira, bamwe bakabyemerera abandi bakabitangira ibimenyetso. Gusa amaherezo n'ubundi umwanzuro ni uwawe, kwemera niba ELIMINATI ibaho cyangwa itabaho. Reka tugushimire wowe wabanye natwe rero muri iki kiganiro, tugusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo uzagirirwe amahirwe yo kubona ibiganiro by'ubutaha. Ari kumwe na Protais Mbarushimana, nimukomeze mu gihe impagarike n'ubugingo.